muri izo ntambara urimo wongera wumva ijwi ry'Imana, muri ubwo burwayi wumva ijwi ry'Imana. Haleluya. muri ayo makuba urimo wumva ijwi ry'Imana, muri abo banzi bakugose wumva ijwi ry'Imana. Mama, Imana ivugane nawe. Barabahagarika bamwe b'abanyantege nke, b'abanyembaraga nkeya, barahindukira bava ku Mana bajya gutamba ibitambo bya Bayari. N'uyu munsi muzabyumva abanyantege nke baragenda, kandi muzabyumva wumve ngo umuntu yari umukristo abivuyemo arasezeye ngo agiye kuba umusiramu. Mumbabarire ntabwo nje kwikoma amadini, ariko mureke abantu tujye tuvuga ukuri. Habaho ibibazo rero. Abatambaga b'abantu bubahaga Imana, kakanwa kavuze Imana, kakanwa kavuze imbaraga z'Imana, kakanwa kavuze gukomera kw'Imana, karahindura ya maboko yajyaga atanga igaburo ryera, arahindukira ajya gukorera Bayari. Muzi ko Imana igikuraho urupfu. Haleluya. Muzi ko Imana ikuraho amakuba. Muzi ko Imana ikuraho gereza. Muzi ko Imana ikuraho ibyago. Muzi ko Imana ikuraho gukenyuka. Muzi ko Imana ikuraho igisebo. Muzi ko Imana ikuraho amarozi. Muzi ko Imana ikuraho imigambi ya Satani. Muzi ko Imana ikuraho kwikorera amaboko. Muzi ko Imana ikuraho ubupfakazi. Muzi ko Imana ikuraho ubugumba. Muzi ko Imana ikuraho kanseri. Muzi ko Imana ikuraho. Akambwira abantu nitegura gusenga, hari ahantu ibintu byose bijya binanirana, imirimo ikavuga. Abantu baranyumvise ubwora. hari ahantu ibintu byose bijya binanirana. Bomboni kwa muganga bayishyizeho bikanga, bakakongerera umwuka ariko bikanga. Kwa muganga bakagutera amasero ariko bikanga. Abapfumu bakaragura bagatera inzuzi z'umweru n'iz'umukara, izimanuka n'izizamuka, izitukura n'iz'ubururu, zikababwira ngo wapi uyu muntu ntago bikunda. Ariko umva, Imana igiye guhagarara nawe muri iyo ntambara, muri ayo maku, muri ibyo byago, muri ibyo bigeragezo, aho uri guca muri urwo ruganda rurimo rugushungura uri kunyuramo. Ndetse abantu bakubona bakabona uri nk'umusazi, bakabona wataye umutwe, bakabona ibyawe ntaho bizagera. Reka nkubwire kubw'inyungu Imana igufitemo. Haleluya. Imana igiye guhagararana nawe, Imana igiye kubana nawe, Imana igiye gukorana nawe, Imana igiye kugendana nawe. Imirimo y'Imana ntabwo wagenda ntavuze, ntabwo wagenda nakumenyesheje, ntabwo wagenda nabikubwiye. Reka mbanza mbikumenyesheraga. Lomelebo abariyo nawe uzakorera. Ukwiriye kumenya Imana yawe, ukayimenya ikakubamo, ugakora ubizi kuri gukorera Imana. Wafasha umuntu ukamenya ko ari Imana ukoreye, watanga icyacu ukamenya ko ari Imana ukoreye, watanga amaturo ukamenya ko ari Imana ukoreye, wakubakira umukene ukamenya ko ari Imana. Ukeneye kumenya. Haleluya. Umva mbabwire inshuti zanyu, mu bibazo byanyu ni itumira Imana yawe ize muganire. Tumira Imana yawe, tumira Imana. Wowe umuserebanya uraguye, induru urayivugije. None si wowe uzahabuza ko imiserebanya ihaza? Wowe marijo zirahanutse ngo umurozi yaje. Tumira Imana. Haleluya. Tumira Imana. Abaganga barananiwe, ufite indwara zikomeye, bakubwiye ko utazakira, bakubwiye ko byarangiye, bakubwiye ko utazashaka, bakubwiye ko hari amagambo bakubwiye ko iyi kanseri itazakira. Ariko reka nganire nawe, mvuge gatira ijambo. Ugendera imbere yanyu, ugendera imbere y'Imana. Niba ugendera imbere yayo uhakora iki? Uhamara iki? Uhafite uwuye mu marose niba uhagendera? Arayibwira Imana ivugane nawe muri ibyo bibazo uhagazemo. Imana ivugane nawe. Wavuze ngo amen. Muri ayo makuba kugose, Imana ivugane nawe. Ijwi ry'Imana riraruhura,
ijwi ry'Imana rirabohora, ijwi ry'Imana inebonema, Imana ivugane nawe muri ibyo bibazo, muri urwo rubanza. None ntugipfuye, mbwirira umuntu muri kumwe umubwire ngo ntugipfuye. Haleluya. Mbwirira uwo mugabo wawe mubwire ngo humura ntugipfuye. Mbwira uwo mugore ngo humura ntugipfuye. Mbwira uwo mukobwa ngo humura ntugipfuye. Mbwira uwo sheri we ngo humura ntugipfuye. Rambika ibiganza kuri uwo mwana wa umuhanurire, umubwire ngo humura ntugipfuye. Wabonaga urupfu, wabonaga umusaraba niwo bendera cyacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwo Reka nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro mwese mukurikira ibiganiro byose tunyuza ku Musaraba TV. Kamvuga ngo ineza y'Imana n'umugisha w'Imana nubaye namwe kandi ubasesekareho n'abanyu bose. Nipo mvugana kuri mikoro, ndagusuje aho hereye hose mu bice bitandukanye by'isi, mu bice by'isi, Amerika, Aziya, Burayi na Afrika yacu ndetse n'u Rwanda twibona muri Afrika. Mwese ndabasuje rero kandi bifurije guhirwa n'imirimo y'amaboko yanyu. Aho muri nizeye ko mumeze neza, ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, ufite intambara zitandukanye, humura, nkunda kuvuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nawe wishimye, humura, ukomeze usenga Imana kugira ngo nabo batarishima bose Imana ibagire umuntu uzakugirira. Reka dukomeze rero, uyu munsi nta gusanzwe nakiye umukozi w'Imana n'umushumba nubwo mbere mubonye ku Musaraba TV. Ariko iyo byose naza kubitwemerera ntago biri buze kuba ubwanyuma. Reka ntangire muhe ikaze ku Musaraba TV. Turabasuje mu izina Yesu mushumba. turabikirije Namahoro. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Yego yego. Murakoze kutwakira. Natwe twishimiye kubana namwe ku Musaraba TV. Murakoze. Nari mvuze ngo n'ubwa mbere tubakiye ku Musaraba TV, ariko niba bishoboka murabitwemera n'abantu bakurikira Musaraba TV babyumva, n'ubwa mbere cyangwa bizakomeza. Bizakomeza, ndahari rwose nta kibazo kugira ngo dufatanye kwagura ubwami bw'Imana. Yego. Murakoze. Yego, Imana ibaho umugisha kuba mutwemereye dushyigikira, natwe tuzashyigikira amavuta yanyu, kandi amavuta yanyu turayubaha cyane ku Musaraba TV. Nari ndi kubakira, ariko birashoboka yuko abantu babonye ari ubwa mbere. Ni bande tugiye kuganira? Nitwa Revera Pasteur Ucimigo Xavier. Imana iduhana umugisha. Kabushumbye umurage wa Bera Salawam hano muri Alarume Kabugu. Yego. Yes. Katuge ngo Imana ibahe umugisha. Murakoze. Murakoze kutwakira ku Musaraba TV. Ineza y'Imana ibe kuri mwe. Yego. Nyine mwe mutwakiriye ndetse n'abadukurikiye n'abazatwumva, ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri mwe. Nicaye hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndifuza ko twatangira dusenga. Yego, nanjye ngiye kubasaba nanjye. Hanyuma tukaza kuvuga ijambo ry'Imana, kandi nizera neza ko Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Amen. Turagushimiye nanone ko dushoboje kugera hano. Tugushimiye ibyo wakoze n'ibyo ugiye gukora. Tugushyize uyu mwanya imbere kugira ngo ukorane natwe, ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe. Ntabwo twabona igihaza imitima y'aba bantu, ariko wavuze ko uzagendera muri twe ugakorera muri twe. Reka muri uyu mwanya tugiye kumara hano, ineza yawe n'ubuntu bwawe bibe mu ruhande rwacu, kandi Mwuka Wera abe muri twe kugira ngo aba bantu bateze amatwi babohoke, bakire mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri hano muri Yesaya ibice 38.
turahera ku murongo waho wa mbere tuze kugera hepfo. Urumva ushaka kudusomera? nta kibazo. Okay. Kadusome muri Yesaya 38 umurongo wa mbere. Yesaya 38 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Havuga ngo Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Yego naho. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Mose aramusanga aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazashyira ahubwo ugiye gutanga. Kabiri, nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subirayo ubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15. Dukomeze. Yego, komeza. Kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakiza umwami wa Ashuri nzawurinda. Iki ni cyo kimenyetso Uwiteka aguhaye gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo avuze. Dore nzahera aho igicucu kigeze ku ntambwe z'urugero rwa Ahazi, ngisubizanyeyo n'izuba intambwe 10. Nuko izuba rihera aho ryarigeze rirenga risubirayo umwanya w'intambwe 10 z'urugero. Rekeraho ntacyo bitwara. Amen. Murakoze cyane. Abantu bo ku musaraba nibyo koko ndi umushyitsi, muraza kunyihanganira. Mvuga nk'abasaza nyine, niyo myaka yanjye, wenda hariho bari buze kumbona bakibuka kera nkiguruka ngisimbuka. Yemwe imyaka imaze kunjyana, maze kugira abahungu 2. Muri make ntago bikiri nka kera, ariko turacyagerageza. Hari uwahoze avuga atuganiza ku ijambo, aravuga ngo abasore b'imigenda bazagenda bacogore, ariko abategereje Uwiteka Imana bazasubizwamo imbaraga. Uko biri kose rero, uko byagenda kose, tuzakomeza tugenda twongerwa mu imbaraga. Haleluya, haleluya. Ndashaka kuvuga gato ku ijambo ntari buze gutindaho, rivuga ngo gusenga guhindura ibihe. Gusenga guhindura ibihe. Yego. Uyu ni umugabo witwa Hezekiya, umugabo wabaye umwami akiri muto, aba umwami mu gihe kitari cyoroshye, kubera ko umugabo witwa Ahabu n'umugore we witwa Yezebeli bari barakoze amakosa, bangiza igihugu, bangiza itorero ry'Imana, bangiza umurimo w'Imana muri rusange. Ibintu birapfa birazamba. Igihe uyu mugabo witwa Ahabu yarongoraga umugore witwa Yezebeli, uyu mugore yazanye n'ibigirwamana bigera muri 2, icyitwa Ashera na Shitaroti, abyinjiza mu gihugu cya Isirayeli kandi kizira. Ariko suko uyu mugabo Ahabu atabibonaga, ahubwo umugore yaramuganirije amubwira ko ntacyo bitwaye. Aramubwira ati, wowe uzajya usenga Imana yawe, nanjye nzajya nsenga iyanjye. Uko bukeye nuko bwije, umugore, ntago nzi niba ndi buze gukoresha iri jambo rikumvikana neza, umugore aza kumuganza, cyangwa se umugore aza kumuganza, aho tubifatira aho ntacyo bitwaye. Atangira kumubwira ko no kujyana gusenga, nubwo wagiye gusenga reka tujyane. Bakajyana, yavayo akamubwira ati, twagiye gusenga Imana yawe, ngwino tujye gusenga
ni yanjye. Igihe kiza kugera uyu mugore witwa Yezebeli afata amategeko cyangwa se afata imyanzuro, abwira umugabo ati niba unkunda ndumva hari ibintu bigomba guhinduka hagati yanjye nawe ndetse n'abantu, nkeneye kumenya niba unyubaha nk'umugore wawe, nkeneye kumenya niba unkunda koko nk'umugore wawe. Umugabo aramubwira ati mugore mwiza ndagukunda. Aramubwira ati niba unkunda rero hari ibintu bikwiriye guhinduka, ntabwo imana yanjye izabangikana n'imana yawe, dukwiriye gufata inzira imwe kugira ngo igihugu kigire icyerekezo. Umugabo aramwumva, ndetse umugore aza kumwemerera, kumubwira ko nta nicyo bitwaye. Imyaka irashira, iyindi irataha, batangira kurwanya abantu b'Imana. Nkunda kubwira abantu turi tubana, nkababwira ngo rwaje kera. Iwacu habaga umukecuru witwaga Sinaruzanye, kumwibagirwa byarananiye, yitwaga Sinaruzanye Marigarita, umugabo wakitwa Rumanura. Iyo rero ibintu byabaga ibibazo, yarakubwiraga terega wa mwana we, uragende gake urusinge waruzanye. Ibiriho none uyu munsi muriho mubona abantu barwanya umurimo w'Imana, abantu barwanya itorero ry'Imana, abantu barwanya gusenga, abantu bahaguruka bakagambanirana, ntabwo ari iby'uyu munsi, byaje kera. Ntabwo ari ibya none, byaje kera. Umugani w'uwo mubyeyi wise umukobwa we ngo Sinaruzanye ntago bije uyu munsi. Nubyumva mbivuze ntuze kuba ngo Pasteur Savier niwe ubivuze, oya, Sinaruzanye ntundenganye. Habaho uwo mwanzuro urafatwa, uremezwa, habaho itegeko. Bategeka ko aho ngaho muri iki gihugu cya Isirayeli ibyo gusenga bihagarara. Baca abatambyi babakuraho. Abatambyi babaga mu rusengero, mu nzu y'Imana ku gicaniro, barabahagarika. Bamwe b'abanyantege nke, b'abanyembaraga nkeya, barahindukira bava ku Mana bajya gutamba ibitambo bya Bayari. N'uyu munsi muzabyumva, abanyantege nke baragenda, kandi muzabyumva wumve ngo umuntu yari umukristo abivuyemo arasezeye ngo agiye kuba umusilamu. Mumbabare ntabwo nje kwikoma amadini, ariko mureke abantu tujye tuvuga ukuri. Habaho ibibazo rero. Abatambaga b'abantu bubahaga Imana, kakanwa kavuze Imana, kakanwa kavuze imbaraga z'Imana, kakanwa kavuze gukomera kw'Imana, karahindura. Ya maboko yajyaga atanga igaburo ryera arahindukira ajya gukorera Bayari. Ariko ibyo byose bibaho Imana ibireba. Reka mbabwire abantu muneza amatwi, ibintu byose birimo bibabaho biba Imana ibireba. Kandi nimuhumure, igihe kiraje ndetse kirasohoye ngo Imana ibifatire umwanzuro. Haleluya. Ibintu birimo bibabaho, izo ndwara uri guhura nazo, izo ntambara uri guhura nazo, ayo magorwa uri guhura nayo, uko gutabwa n'umugabo, uko gutabwa n'umugore, uko gukubitwa, ibyo bigeragezo, ibyo bibazo byose abantu murimo muhura nabyo birimo biba Imana ibireba. Kandi reka mbabwire ntabwo bizaguma gutya. Reka mbabwire mbahitangazo ko igihe kigeze ngo Imana ibifatira umwanzuro. Sara abantu turi kumwe bavuge ngo amena. Muhumure, humura. Ubwo bugumba igihe kirageze ngo Imana ibufatire umwanzuro. Uwo musinzi wakuzengereje igihe kirageze ngo Imana imufatire umwanzuro. Uwo murozi wakubujije amahoro igihe kirageze ngo Imana imufatire umwanzuro. Uwo muntu wakubwiye ko utazigera ugira umugisha gihari, reka ngutangarize
ko Imana igiye kumufatira umwanzuro. Hallelujah. Uwo mupfumu wavuze ngo ntuzigera ugira icyo ugeraho akihari, igihe kirageze umva ngo Imana imufatira umwanzuro. Hallelujah. Ubwo burwayi bwo mu nda Imana iraje ufatira umwanzuro. Uwo mutwe abaganga bavuze ngo ntuzakira, reka nkubwire ko Imana igiye kufatira umwanzuro. Wanyitabye ukavuga ngo amina. Amen. Hallelujah. Ibyo bibazo uri muhura nabyo Imana igiye kubifatira umwanzuro. Ahabu aridegembya, yica umurimo w'Imana, yandagaza abatambyi, yica abashaka, afunga abashaka, yumva ko ibintu byatunganye. Ariko mureke mbabwirire ijambo, Imana niyo kwizerwa, kandi iyatangiye umurimo mwiza muri twe, munyumve mbabwire, izawusohoza. Ntabwo ibintu bizaguma kuguma uko biri, ntabwo Satani azaguma kwigaragambya ku bantu b'Imana, hoya ntabwo azaguma gusenya itorero ry'Imana. Reka mbabwire ko nyiraryo aribereye maso. Hallelujah. Imyaka iraza, iyindi irashira, Ahabu n'umugore bakora ibyo bashaka. Nimwumve ikintu cyantangaje, igihe kigeze, ariko abantu twakwitonze, abantu twakwemeye tugaca bugufi, abantu twakwemeye tukabana amahoro, abantu twakwemeye tukagendana n'abandi, abantu twakwemeye tukumvikana n'abandi. Igihe kigeze Ahabu arapfa. Apfuye Yezebeli arapfa, birarangira. Ni amateka maremare, n'ingaruka tuzavuga ku byo kwa Ahabu, impamvu yapfuye. Ariko umuntu wese urwanya umurimo w'Imana, umuntu wese urwanya umuntu w'Imana, ndababwiza ukuri ko atarama. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibuka, bazapfa n'abuzukuru babo n'abuzukuruza babo n'ubuvivi bwabo. Kuki bavuga ngo umuntu ntazibuka? Nuko nta gisigisigi aba yarigeze asiga. Nta rwibutso ruba ruhari nyine, ntawe kumwibuka. Ahabu arapfa. Ngo apfe, Hezekiya afata ingoma cyangwa ayobora igihugu ari umwana akiri muto. Bibi bibazo birakomera, ariko kubera ko Imana yari ifite icyo ishaka, Imana ihagararana nawe. Nimunyumve mbabwire, kubera ko Imana igufitemo inyungu, Imana igiye guhagarara nawe muri iyo ntambara, muri ayo maku, muri ibyo byago, muri ibyo bigeragezo, aho uri guca muri urwo ruganda rurimo rugushungura uri kunyuramo. Ndetse abantu bakubona bakabona uri nk'umusazi, bakabona wataye umutwe, bakabona ibyawe ntaho bizagera. Reka nkubwire, kubw'inyungu Imana igufitemo. Haleluya. Imana igiye guhagararana na, Imana igiye kubana na, Imana igiye gukorana na, Imana igiye kugendana na. Imirimo y'Imana izagaragara ku buzima bwawe. Imana ihagararana na Hezekiya. Hezekiya yima ingoma, azana umwanzuro wo gusenya cyangwa se wo kongera kugarura icyubahiro cy'Imana. Nimunyumve mbabwire, ushaka gukomera, ushaka gutera imbere, ushaka kurama, ushaka ko abana bawe bazaba abana b'umumaro, ushaka ko abana bawe bazaba abana bo kwifuzwa, urashaka ko uzagira urwibutso, rwanira ko icyubahiro cy'Imana kigaragara, kizamuka, nawe b'umumaro mu gihe gisa n'iki. Haleluya. Amen. Arwanira icyubahiro cy'Imana, yumva ashaka kugarura icyubahiro cy'Imana, yumva ashaka ko Imana mu Isirayeli yongera kuvuga. Ngo afata inyundo atangira gusenya bya bigirwamana, arabimenagura. Reka nkubwire, tangira usenya ibigirwamana, hanyuma Imana ikorane nawe. Senya ibigirwamana, senya ubwo businzi, senya ubwo busambanyi, senya uko kwikinisha, senya ayo moko, senya ayo matiku, senya izo nzangano, senya uwo mujinya, senya kunywa inzoga, senya ibyo bigirwamana, bisenye. Senya kuraho iyo miti, bikureho ibyo wisiga, bireke
byihorere ongera urwanire ku icyubahiro cy'Imana cyongera kugaruka muri wowe. Haleluya. Ongera urwanire ko ijwi ry'Imana rizima ryongera kumvikana muri wowe. Senya ibyo bigirwamana. Hanyuma Imana izazamura icyubahiro cyayo. Imana izagenda ihindura amateka ku buzima bwawe. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Hezekiya asenya ibigirwamana, arabisenya, arabirimbura, akuraho ibi bigirwamana bya Shera, amazu bagiye babyubakira cyangwa ibicaniro, arabisenya, arabirimbagura, abimaraho. Imana yongera guhabwa agaciro mu bantu. Mureke mbabwire, Imana ikeneye abantu barwanirira ishyaka ryayo, ikongera igahabwa agaciro, ikongera ikavugwa. Haleluya. Ikongera ikavugwa, imirimo ikongera ikagaragara, abantu bakongera bagasenga, abantu bakongera bakiyiriza, abantu bakongera bakabana amahoro. Imirimo y'Imana ikongera ikagaragara. Haleluya. Haleluya. Tuvuge ngo amina. Haleluya. 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 Ngo ibyo biraba birangiye, nigeze nganiriza abantu, reka namwe mbaganiriza abaduteza amatwi nonaha, abazatwumva ejo n'ejo bundi. Reka mbabwire, kuba ukorera Imana, kuba uri mu utanga icyacumi, utanga amaturo, kuba ntago byabuze ibigeragezo, ariko hamwe n'ibitugerageza Imana igenda iducira kanzu. Reka nkubwire ko Imana igiye guca kanzu kubwo kurwanira ishyaka ry'Imana. Tuvuge ngo amen. Amen. Bibiliya iravuze ngo ibyo birangiye, Hezekiya afatwa n'indwara, ararwa. Nyuma yo gusenya ibi bigirwamana, nyuma yo kumenaguriza imbaraga, nyuma yo kugarura icyubahiro cy'Imana, uba abantu wabona babaje ngo none kuki yarwaye, yarakoze ibyo. Ntabwo bivuze ko kuba ukorera Imana utahura n'ibigeragezo, utahura n'intambara, ariko hamwe n'ibitugerageza Imana igenda iducira kanzu. Haleluya. Hezekiya ararwa, ndetse ngo uburwayi bwe Imana ibugiramo uruhare. Nimunyumve namwe, imutumaho iramubwira ngo Hezekiya, tegeka iby'inzu yawe. Igihe cyo kubaho kwawe cyarangiye, igihe cyo kubaho kwawe cyashize, ntabwo ukiri umwami. Icyakora kuko twabanye, ntabwo wagenda ntavuze, ntabwo wagenda nakumenyesheje, ntabwo wagenda nabikubwiye. Reka mbanza mbikumenyeshe ngo umuhanuzi witwa Yesaya araza, aramusanga, arababwira ngo nimwumve uko Uwiteka avuze. Arantumye ngo Hezekiya, nta bindi, utarebye hepfo, utarebye haruguru, nta kiguzi, nta mafaranga, nta maturo, ntayo watanga. Hoya, tegeka iby'urugo rwawe, tegeka iby'inzu yawe, shyiraho umuntu uzagusimbura, kuko wowe utazakira. Ariko Hezekiya yaraziranye n'Imana. Reka mbabwire, dufite ikibazo muri iyi minsi. Abantu barimo baravuga Imana badaherukana. Abantu barimo baravuga Imana badaherukana. Niyo mpamvu umuntu abwiriza ejo ariko akazamura ijipo y'umuntu. Niyo mpamvu umuntu abwiriza ejo ukamusanga ari kunywa inzoga. Abantu bavuga Imana badaherukana nayo, badaheruka guhura. Nicyo kibazo dufite. Hezekiya rero yarazi Imana bagendana. Shuti yanjye uneze amatwi ku musaraba, reka nkubwire, menya Imana ugendana nayo. Ntabwo umuntu yaguhamagaye, ntabwo umuntu ari we wakubwiye ngo kizwa, ahubwo ukwiriye kumenya Imana yaguhamagaye. Niba warahamagawe n'umuntu uzagwa, uzapfa we kwibuka. Niba warahamagawe n'idini uzapfa we kwibuka. Ariko niba ari Imana yaguhamagaye, ndagira ngo nkubwire ko uzatabarwa ku manywa y'ihanga. Haleluya. Imana izagutabara.
imana izahindura amateka. Menya imana ugendana nayo. Niko Sarudi yavuze, yabwira umuhungu we, aramubwira ngo Salomo mwana wanjye, ujye umenya imana ya so iyo yakoreraga romelebo, aba ariyo nawe uzakorera. Ukwiriye kumenya imana yawe, ukayimenya ikakubamo, ugakora ubizi kuri gukorera imana. Wafasha umuntu ukamenya ko ari imana ukoreye, watanga icyacu ukamenya ko ari imana ukoreye, watanga amaturo ukamenya ko ari imana ukoreye, wakubakira umukene ukamenya ko ari imana. Ukeneye kumenya. Haleluya. Amina. Ukeneye kumenya imana ukorana nayo, imana yawe. Hapana imana ya Savi, hapana imana ya Nepo, hapana imana imana ya yarazi imana agendana nayo, yarazi imana abana nayo. Abwira Yesaya arankunda Hezekiya cyane, naramukunze. Ntiyatanga itegeko ngo bamufunge, ngo bamushyire muri gereza. Ntiyavuga ngo iyo mbwa nimuyimanike, baramureka aragenda. Ariko ngo agende, umva umugabo waruzi imana. Haravuga ngo iyi mana ni inyembabazi. Iyi mana nahindukira nkavugana nayo, ntago yaza kunkuramo amaramaza ngo ahindura uburyo. Reka mbwira abantu duhindura uburyo. Bantu nimureke duhindura uburyo. Bagabo nimuhindura uburyo. Basore nimuhindura uburyo. Bakobwa nimuhindura uburyo. Bahanuzi nimuhindura uburyo. Haleluya. Ngo ahindura uburyo. Yerekera ivure, bivuga kwihana, aca bugufi, yiyambura icyubahiro, yiyambura ubwami. Aravuga ngo ntacyo ndicyo. Abwiye aheza abarinzi, aheza umugore, aheza abakure n'abahafi, aheza abashyitsi bagomba kuza kumureba, aheza abaganga bagomba kumuvura, aheza abaza kumutera ishinge. Arabwira ngo ntacyo mukiramira, nimurekeraho nimwigendere. Ngo yarahindukira areba ivure, afata ibihe bibiri itavuze byo gusenga, yibutsa imana imirimo. Arayibwira ngo Uwiteka we, ndagira ngo nge nawe tuganire. Arayitumira. Umva mbabwire nshuti zanjye, mu bibazo byanyu ni itumira imana yawe ize muganire. Tumira imana yawe, tumira imana. Wowe umuserebanya uraguye, induru urayivugije. None si wowe uzahabuza ko imiserebanya ihaza? Wowe marijo zirahanutse ngo umurozi yaje. Tumira imana. Haleluya. Tumira imana, hamagara imana. Hezekiya abwira imana ngo ndagutumiye, ngwino, 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 ngwino. Haleluya, ngwino. Arayibwira ngo ngwino. Arahindukira givure, arasenga. Bibiliya yavuze ngo atakambira imana. Arayibwira ngo wibuke. Reka mvugane n'abantu banteze amatwi. Imana yibuke. Hari bike wigeze ugurira umuntu muri icyo kibazo uhagazemo, Imana yibuke. Hari inkweto wigeze ugurira umuntu, Imana yibuke. Nibyo abaganga barananiwe, ufite indwara zikomeye, bakubwiye ko utazakira, bakubwiye ko byarangiye, bakubwiye ko utazashaka, bakubwiye ko hari amagambo bakubwiye ko iyi kanseri itazakira. Ariko reka nganire nawe, mvuge gatira ijambo, mvuga ngo Imana niyibuke. Imana nikwibuke mama, Imana niyibuke. Erega Hezekiya niryo sengesho yasenze, nicyo yabwiye Imana. Arayitumira, arayibwira ngo ngwino. Haleluya. Amina. Arayibwira ngo ngwino, ngwino iwanyu. Arayibwira ngo ngwino, ngwino tuganire. Arayibwira ngo ngwino, ngwino tuvugane. Arayibwira ngo ngwino, ndagushaka. Arayibwira halabonema. Arayibwira ngo ngwino, ngwino. Imana iraza, ihageze arayibwira ngo ndagira ngo wibuke. Ni ibintu bigera muri 3 cyangwa 4. Arayibwira ngo wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe iminsi yose
icyo ni icya kabiri. Yego. Gatatu, nyiranuka. Kane, ngakora ibishimwa na. Haleluya. Amina. Reka mbwira abantu nitegura gusenga. Hari ahantu ibintu byose bijya binanirana, imirimo ikavuga. Abantu baranyumvise ubwora. Hari ahantu ibintu byose bijya binanirana. Bomboni kwa muganga bayishyizeho bikanga, bakakongerera umwuka ariko bikanga. Kwa muganga bakagutera amasero ariko bikanga. Abapfumu bakaragura bagatera inzuzi z'umweru n'iz'umukara, izimanuka n'izizamuka, izitukura n'iz'ubururu, zikababwira ngo wapi uyu muntu ntago bikunda. Ariko umva, Hezekiya abaganga bamaze kunanirwa, atumira Imana, arayibwira ngo ngwino. Yinjira mu masengesho, arayibwira ngo ngwino. Imana iramwumvira, iraza. Ihageze aganira nayo, arayibwira ngo wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe. Ese ugendera imbere yandi? Ugendera imbere yandi? Ugendera imbere y'Imana? Niba ugendera imbere yayo, uhakora iki? Uhamara iki? Uhafite uwuhe mu marose niba uhagendera? Arayibwira ngo wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe iminsi yose, nyiranuka, nkora ibishimwa nawe. Haleluya. Wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe iminsi yose, nyiranuka, nkora ibishimwa nawe. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo uwo mwanya, haleluya, uwo mwanya Imana yumva gusenga kwa Hezekiya. Imana yumva kwinginga kwe, ndetse ngo imutumaho. Reka mvugane nawe, mvuga ngo Imana igutumeho, Imana ivugane nawe muri ibyo bibazo urimo. Wongera wumva ijwi ry'Imana muri izo ntambara urimo. Wongera wumva ijwi ry'Imana muri ubwo burwayi, wumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Muri ayo makuba urimo, wumva ijwi ry'Imana. Muri abo banzi bakugose, wumva ijwi ry'Imana. Mama, Imana ivugane nawe. Aho ngaho uri kwa muganga, beramo, Imana ivugane nawe. Aho uri kugenda mu modoka, Imana ivugane nawe. Muri icyo gitanda uryamyemo, Imana ivugane nawe. Muri ibyo bibazo uhagazemo, Imana ivugane nawe. Wavuze ngo amen. Muri ayo makuba kugose, Imana ivugane nawe. Ijwi ry'Imana riraruhura, ijwi ry'Imana rirabohora, ijwi ry'Imana inebonema. Imana ivugane nawe muri ibyo bibazo, muri urwo rubanza. Imana ivugane nawe. Imana iramusanga. Mwibuke ko bwa mbere yamutumyeho, ivugana nawe, iramubwira ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira. Ariko yinjira mu masengesho, yinjira mu gusenga. Amasengesho agera ku mutima w'Imana. Imana iravuga ngo numvise umuntu wasenze. Ifata wa mugabo Yesaya wahanuye bwa buhanuzi, iramubwira ngo subirayo, subirayo. Wongera uvugane na Hezekiya, wongera ubwire Hezekiya, umubwire ngo numvise. Reka mbwira abantu turi kumwe, mbabwire ngo Imana yumvise. Ibyo bibazo byawe Imana yabyumvise. Izo ntambara Imana yazumvise. Ayo masengesho wasenze Imana yayumvise. Iyo minsi ibiri wamaze Imana yayumvise. Haleluya. Imana yumvise. Wa musozi wagiyeho Imana yarumvise. Hahandi wasengeye nijoro Imana yumvise. Hahandi wasengeye mu gitondo Imana yumvise. Hahandi wapfukamye imbere y'igitanda Imana yumvise. Reka nkubwire ngo Imana yumvise. Haleluya. Ivugana na Hezekiya, iramubwira, ivugana na Yesaya, iramubwira ngo subirayo. Ubwire Hezekiya, umubwire ngo numvise. Gusenga kwiwe mbona n'amarira ye
none umubwire ngo kubaho kwe ntabwo agipfuye. Se muzi ko Imana igikuraho urupfu? Muzi ko Imana igikuraho urupfu? Haleluya. Muzi ko Imana ikuraho amakuba? Muzi ko Imana ikuraho gereza? Muzi ko Imana ikuraho ibyago? Muzi ko Imana ikuraho gukenyuka? Muzi ko Imana ikuraho igisebo? Muzi ko Imana ikuraho amarozi? Muzi ko Imana ikuraho imigambi ya Satani? Muzi ko Imana ikuraho kwikorera amaboko? Muzi ko Imana ikuraho ubupfakazi? Muzi ko Imana ikuraho ubugumba? Muzi ko Imana ikuraho kanseri? Muzi ko Imana ikuraho diyabete? Muzi ko Imana ikuraho uburwayi bw'impyiko? Muzi ko Imana ikuraho uburwayi bwa sima? Muzi ko Imana ikuraho uburwayi bwa sida? Muzi ko Imana ikuraho ubukene? Muzi ko Imana ikuraho igisuzuguriro? Haleluya. Ititaye kuri kavukire, ititaye ku nkomoko, ititaye ku ndeshyo, ititaye ku mashuri. Muzi ko Imana ijya ibikuraho. Abantu babyizaye muvuge ngo amina. Ndafashijwe muze. Haleluya. Haleluya. Iramubwira ngo asubirayo ubwire Hezekiya ngo numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, none ntugipfuye. Mbwirira umuntu muri kumwe umubwire ngo ntugipfuye. Haleluya. Mbwirira uwo mugabo wawe mubwire ngo humura ntugipfuye. Mbwira uwo mugore wawe ngo humura ntugipfuye. Mbwira uwo mukobwa ngo humura ntugipfuye. Mbwira uwo sheri wawe ngo humura ntugipfuye. Rambika ibiganza kuri uwo mwana wawe umuhanurire umubwire ngo humura ntugipfuye. Wabonaga urupfu, wabonaga guseba, wabonaga kwikorera amaboko, wabonaga ikimwaro. Reka nsoze nkubwira ngo ntibikibaye, nkubwira ngo ntibikibaye, nkubwira ngo ntibikibaye. Imana ituma Yesaya wahanuye bwa buhanuzi. Reka mbabwire nshuti yanjye, Imana ije kugutabara. Abantu bamanitse amatangazo niba bagiye kuyamanura. Abantu bavuze ko usebye niba bagiye kuvuga ko Imana yaguhaye icyubahiro. Abantu bavuze ko uzakorwa n'isoni niba bagiye kuvuga ko Imana yagutabaye. Abana abamanitse amatangazo, nyumva, reka subiramo iri jambo ngo usengere. Abantu bamanitse amatangazo yawe niba bagiye kuyamanura. Uranyumvise uvuge ngo amen. Amen. Ko pfaka Yese bizagenda bite? Umugabo ko ariwe wari umutunze, wa mukobwa ko yamwanze, wa muhungu ko yamwanze, bagiye gutungurwa. Uranyumvise bagiye gutungurwa. Bagiye gutungurwa. Abaganga bagiye gutungurwa. Abaganga bagiye gutungurwa. Basanze nta sida ugifite. Bagiye gutungurwa. Basanze nta kanseri igihari. Bagiye gutungurwa. Basanze nta diyabete ikiri. Haleluya. Bagiye gutuka inima, gutungurwa. Basanze ibintu byatunganye. Abarozi bagiye gutungurwa babonye ukoze ubukwe. Abadayimoni nabo ubwabo baratungurwa babonye Imana yahinduye ibintu. Wambwiriye uwo muntu ngo ko shoje kamubwira ngo abantu yemwe abo twicaranye, reka mbahanurire mbabwire ngo abantu bagiye gutungurwa. Abantu bagiye gutungurwa. Abo dusengana bagiye gutungurwa. Abo tubana bagiye gutungurwa. Abo tugendana bagiye gutungurwa. Abo twiganye bagiye gutungurwa. Abantu bagiye gutungurwa babonye ibyo batekerezaga atari byo bibaye. Bibiliya iravuze ngo haleluya. Bibiliya iravuze ngo Hezekiya Yesaya aramusanga aramubwira ngo subirayo ubwire Hezekiya umubwira ngo numvise gusenga kwe, mbona n'amarira ye, amarira yawe, amarira yawe, amarira yawe, amarira yawe, amarira yawe. Reka soze amarira yawe, amarira yawe, amarira yawe. Imana yayabonye. Wari uri kurira, hora. Wari ubabaye, nezerwa. Wari ufite agahinda, ishime. Wari urwaye, kira.
wari uri mu bibazo birarangiye, wari wihebye, hakira umunezero. Hallelujah. Mbona n'amarira ya none umva itangazo. Bwira uwo muntu ngo ni itangazo. Mubwire ngo ntugisebye, ntukikoreye amaboko, ntukimwaye, ntugipfuye. Ibyo bari bategereje Imana irabivuguruje. Haleluya. Mbona n'amarira yawe. None Yesaya, Hezekiya we, kubaho kwawe ntugipfuye, kubaho kwawe nongereye windi myaka. Akira kongererwa, akira ubuntu bw'Imana, akira kugendererwa, akira ineza y'Imana, akira ubutabazi bw'Imana, akira amasengesho ajya hindura ibihe, amasengesho ajya kuraho imigambi ya Satani. Reka dusenge. Turagushimiye Mana. Haleluya. Ko wumva gusenga. Mana ishimwe. Wumvise Hezekiya, natwe uratwumvise. Wumvise abatubanjirije, natwe uratwumva. Senge aba bantu bose bari bafite ibibazo, bari bafite intambara, bari bafite amakuba, bari bafite ibyago. Ndatangaza ko aya matangazo y'abadayimoni amanuwe. Reka tuzumva abantu bashima, tuzumva abantu bavuga ineza yabo, tuzumva abantu bavuga ko wabatabaye. Tugushimiye kubitwemereye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Mana iguha umugisha cyane. Birashoboka yuko mushumba hari umuntu wakwifuza kuguhamagara, ashaka kugisha inama, afite icyifuzo, yifuza ko mwamusengera. Turagira ngo mu gusoza mutange nimero zanyu za telefone abantu babonaho. Nimero yanjye ni 07 82 29 83 48. 07 82 29 83 48. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ndabakunda. Murakoze cyane. Amen.